Umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Biteri, yatangaje ko Sipiriye uzaba akiri wamenyekanye nka Djihad yari asanzwe akurikiranyweho ibyaha bitandatu, harimo iby'ibirego byoherejwe mu bushinjacyaha n'ibigikorwaho iperereza. Mu minsi mike ishize, ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho y'umuhanzi Iyamano atera akabariro n'umukunzi we ahamya ko ari umugore we. Mu makurikiranyweho ibyaha byo gukwirakwiza amashusho ya Iyamano harimo Sipiriye uzaba akiri wamenyekanye nka Djihad na Kwizera Nestor ukunda kwita Papi Nesta, batuye muri yombi bahita banaregwa n'urukiko. Dosiye ya Djihad yahise ijyanwa mu bushinjacyaha umunsi umwe nyuma yo gutabwa muri yombi kuko ari inyongera kubera ko hari abandi bari bakurikiranyweho muri iyo dosiye ye. Kuva ku itariki 18 Werurwe mu mwaka wa 2022 kugeza ku itariki 9 Ugushyingo mu mwaka wa 2025, Djihad yarezwe ibyaha bigera ku 9. Icyakora umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri yavuze ko ubwo babisesenguraga basanze bitandatu ari byo byajya mu butabera mu gihe bitatu ari imbanizamubano. Dr Murangira Biteri yavuze ko yagerageje kugira inama Djihad inshuro nyinshi ariko ibyo baganiraga yabisigaga aho ngaho bahuriraga. Ati maze kubona ko ibintu byose twaganiriye mubwira ko nubwo afite izina riremereye ritarusha amategeko, naramubwiye ati ngwino muri showbiz ukorera amafaranga ariko mwandikira ibintu akwiye kwirinda. Gusa byose yabisigaga aho ngaho kandi buriya ni umuntu duhurira kenshi mu mahugurwa y'abanyamakuru, rero abikora abizi. Ibirego bitandatu Djihad yarezwe buheha kuba ari ugutangaza amakuru y'ibihuha, gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa kangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni. Bimwe muri ibi bikaba byarashyikirijwe ubushinjacyaha mu gihe ibindi bigikorwaho iperereza. Mbyumva kuri mikro ni kimwe ibisanzwe. Anytime is now, ikiganiro kikugezaho amakuru biri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yose gukora follow kuri 21 Star TV ndetse na channel yacu ya YouTube.